Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Karibu cyane kuri Risi France Lifestyle. So ndabakiriye, nizere ko mumeze neza. Icano tugiye kuzajya tuvugaho by'ubuzima busanzwe, tukige guteka, tips, ibintu byose mu buzima busanzwe tugiye kuzajya tubireberaho, cyane cyane nk'abantu baba hano mu Bufaransa cyangwa se n'abandi ba ma diaspora mu bindi bihugu bitandukanye. So tugiye kuzajya turebera ibintu byinshi bitandukanye ku bantu bifuza kumenya ibintu bimwe ibintu by'ubuzima butandukanye hano mu Bufaransa, abantu bashaka kubimenya. So tugiye kuzajya tubiganiraho. So uyu munsi tugiye guteka, ngiye kubereka uburyo turi buze gutegura aya maguru y'inkoko. So ushobora koza aya maguru y'inkoko, ngiye buryo nayogejemo, ntago nari bisya kuri kamera ko sorry. So nashyizemo vinegre na sino vinegre, nshiramo n'indimu gakeya, ubundi mbirambikamo mvanga n'amazi, mbirambikamo nk'umunota nk'itanu, ubundi mbikuramo ndazoza neza, ndongera nzoza n'amazi meza, amazi meza nyine asanzwe, ubundi zose zirazoje rwose. Turatekera mu ifuru, ngiye kubereka uburyo tubuze kuyamarinamo, kuyamarina no kuyasiga ibirungo. Ngiye kubereka mu buryo butagoranye, mu buryo bwihuse rwose, nta guta umwanya. No maze koza izi nkoko, nawe uko bujya biriho ubwoya n'ibiki n'amaguru nakazemo bukeya, kugira ngo n'ubundi ntitubakeneye cyane tuze kuyarya amagufwa. So reka dutangire. Maze kuzoza neza, gutangira nzikatamo inshuro gatatu. Si ngombwa ko wazikatamo ko ndi kugenda nzikataho buke buke, ariko ngewe mbikunda gutya kugira ngo n'ibirungo bize kwinjiramo mw'imbere, bize no kuza kubasa gushyamo mw'imbere. So utabikunze ntago wabikora, nta kibazo, ariko ngewe nuko mbikunda. Nkomeze ngiye gutangira nzikatamo gutya, biraza kuza gutuma ibirungo byinjiramo mw'imbere nk'uko muri kubibona. Hari n'abantu badakunda, urabona hakuntu igihu nacyo bagikuraho, nta kibazo kabisa. Utagikunda cyangwa se nk'abantu baba mu rugo batagikunda, wagikuraho. Ngiye ntacyo bintwaye, ndakirikiyeho. So izi nyama z'amaguru y'inkoko ngiye zishyize mu gisorori, ngiye kuzivangiramo ibirungo. So ntangiye nshyiramo umunyu, ndaje nshyiramo na jus de citron. Utayifite nabyo nta kibazo, nuko ngiye nkunda kujya mu cyuzemo citron, biza kuza gutanga iryoshye cyane. So mvange mo gakeya kugira ngo umunyu n'indi mubize n'iji y'indi mubize kugira ahantu hose. So ngiye gutangira mvanga ibirungo turi buze kwifashisha tuyisiga. So mfite moutarde, ndashyiramo hafi ikiko kimwe, kayiko kamwe kuzuye cyane kinoza kafe. Ndaje nshyiramo sauce soja iri sale y'umunyu, ndashyiramo paprika, ndaje ndashyiramo na washyiramo cyangwa ntuyishyiremo, ndashyiramo na curcuma, ndashyiramo gakeya kugira ngo bitaza kuba byinshi cyane, bitewe na quantité ya urungano rw'intuza rw'amaguru y'inkoko ubuze guteka. So wakongera wongera intuza kugira ngo bigire, waza kongera quantité y'ibintu kugira biza kugira. So nashyizemo agafu gakeya ka tangawizi, ndaza gushyiramo na l'huile d'olive, ndashyiramo gakeya, ubundi nshyiremo yaourt nature nayo twifashisha mu kurunga intuze inyama, kusiga ibirungo inyama, urayikoresha nta kibazo. Ubundi utayifite nawe ntuhaze kuyishyiramo, ariko biba byiza rwose, bituma izi nyama ziza kuryoha cyane, inyama z'inkoko ziza kuryoha cyane. So ndaje mfate na tungurusumu nzikatiremo, nazo biza gutuma ziryoha. Ushatse ufite ngiye nuko na persile ntayo nari mfite, ushaka wagira persile waza kudukata mu duto cyane n'udutunguru duto cyane, ukaza kugira kubivangamo nkuko muvanzemo izi tungurusumu, rwose nabyo biza kuryoshya, bikaza gutanga umuhumuro mwiza cyane. So fashe bya birungo byose nabivanze, ngiye guhita mbisuka hejuru y'intuza. Ushobora no kuhita ubisukamo gukora mu gasorori nashyizemo inyama, gusukamo hejuru gutyo ukabivangiramo, ariko njye nkunda kubivangira ku ruhande, wenda nkaza guhita mbisukiramo rimwe, nibyo binyorohera. So ndavangisha ikiyiko, sinshaka gushyiramo intoki. Cyangwa ufite abantu bakunda gukoresha amaga mu gikoni, ga zo guteka, so wazambara ukazishyiramo. Njye nuko nazo nifite kuko nari kuzikoresha, ariko njye navangisha ikiyiko, byose biraza kuvanga, ushyiremo intoki, wakarabye neza rwose, wakoresha intoki ntacyo bitwaye. Njye nuko ntashaka gukoresha shyiramo intoki. So biraza kwivanga, ubundi ngiye kubivanga neza, ubundi kuko njye nayo mfite umwanya. Ushobora no kuta uziteka akanya, ariko ngewe ngiye kuko nayo mfite umwanya, kuko ndaza kuziteka nimugoroba. So mfite umwanya mu gitondo, nzisize ibirungo gutya, ngiye kuzita nzifata, nuko birangije ngiye guhita nzifata nzibika.
ubwo maze kuzirunga ngiye guhita nzifata nzibike muri frigo, ndazipfundikira neza nzike muri frigo. Biraza gutuma rwose biraza kujya nimugoroba ibirungo byakoze cyane, nta mwanya ufite nabyo nta kibazo, ntizibuza kuryoha, ariko ufite umwanya no kuzisiga ibirungo mu gitondo ukazishyira mu ntuza, ukazishyira muri frigo, bikaza kumara umwanya munini rwose, bituma ibirungo biza gufata umwanya munini. Udafite na frigo rwose wabitereka no ku ruhande nta kibazo, nabyo ibirungo ntibyabura gufata. So ubwo ngiye ni mugoroba niho nateganyije kuziteka. So bo hari kino parato dukunda kurisha mu ifuru, ubwoko bwinshi burahari butandukanye. Hari igihe n'umunsi nzafata amavideo nzagenda mbereka ati iyi ngiyi ushobora kubikoresha mu ifuru, nzagenda mbibereka. So ngiye ni iki ngiki mfite, nashyizeho intuza, nashyizeho iyi papier de cuisson, ni igipapuro bakoresha mu guteka. So ukiramburaho neza ukagira uburyo bitaza kugira ngo ngiye nanze kugishyira kugira ngo bitaza kugira gufataho cyangwa se bikaza kugira nka kundi byashiriye bikaza gufataho. So bituma nyine kuza kucyoza bingora. So nuko mbitegura. So ubundi mbishyizeho, ubundi mfite mu ifuru, muraza gutekera kuri degre 210 minota 45. So bitewe n'ifuru ufite, hari igihe ushaka gukorera ku 190 bitewe n'ifuru ufite. Ngiye ifuru mfite ni nini cyane, so niyo mpamvu nashyize ku ntuza. Ariko amafuru ashyuha cyane, adashyuha cyane rwose, murabona ko zasohotsemo zisa neza, ziraryoshye pe, kandi uko zibona ziryoshye nako zihumura. So ni ibintu ushaka gukora rwose, gusiga inyama kozimara n'ubundi ugateka mu ifuru bikihisha. Murabona ko rwose nta kibazo, ugomba ugenda nyine ureba ugasirivira nyine ugahindura impande, naho ubundi ntacyo bigira rwose. Abantu badakunda guteka ni ibintu byoroshye guta ushyira mu ifuru bikoroye cyane. So nuko nabiriye, nshyizeho imishaba ku ruhande, nshyiraho n'agasalade, byari biryoshye cyane pe. Wahazagerageza nawe ukazambwira, ubona ko isananye rwose ari ibye présenter ya bo. So turi kugenda twiga guteka, tuzatwigana n'iby'ubuzima busanzwe, dusharinga ibitekerezo. Abantu mushaka kumenya iby'ubuzima bwa hano mu Faransa, tuzabirebera hamwe, tuzabiganiraho, nzabibereka. So mukore subscribe gusa muzamubireba. So ndabashimiye cyane.